aha ambo murakoze haleluya amen amen salamu alaykum salam ambo ntihangane musi mumbabarire twasenze cyane Imana yadufashije haleluya amen amen twagize byiza tukabasige amahoro amujya amahoro y'Imana abane namwe amahoro y'Imana pasiteri sawa yugerayo pasiteri nako cyumweru sawa pasiteri tuzaba tuhari nanjye kanye nabona pasiteri agiye nanjye nka diakoni ngereyo diako amahoro y'Imana bane namwe munafite n'udutungo namwe kandi muhorana atugerayo reka tugereyo muzirikane yego yego mbona se nifuza yuko naza kuganiriza ku Rusilamu. Hari ikibazo? Nta kibazo kibiri. Uri tayari? Ndi tayari. Rwose nakubonye numva ndagukunze. Kandi mbona wavamo umusiramu mwiza. Witandiye ukuntu wawe umukobwa mwiza. Byanambera. asembe kutamukora Asa wanda kuzuma ndo watashira umubiri. nukuri kwigira pasiteri binatubwiye akanyihurira akanyaragibagiwe Abapenesa reka agomba kumenya yuko nyine agomba gusobanura nimba nshatse kumuganiriza. Wowe nawe ushobora kuza tukafatanya nawe njye ntabwo nabikimanye di umupene umwisilamu asa nk'umwisilamu jewe nahise mu mwisilamu mbere nkubwire pupu ibintu bawikoza rwose ntabwo mbizi urumva wigize ibintu umupene urabyagira pasiteri atubwiye ati nyuma tuye dukundana ubwo rero mukobwa reka mbe nkusezeyeho ugenda ubitekerezaho tuzahura kandi tuzagera ku ngingo wowe ubivane mwayo maso yawe sawa bayi bayi nawe ukundana n'isoni turi nawe kuko abisama akubundi reka nkubaze ubundi uri muzima cyangwa kura kunabona kuri kwikubita mu rusengero ugenda wikubita hirya no hino nta mwuka wari ukurimo ariko se nabasema bari bagusengeye nyamara ufite ahandi hantu ujya gutera amasengesho njye nimbimenye pe rero mubwire guhera kano kanya baye tugere biriya bintu by'urukwengura kugenda n'abasa umva ndakwereka badiya ko nicyo bakora noneho ariko ubu mana mwari ugize ngo ndirimbane n'umukobwa mbe dirijante ariko ajya mu bisilamu ariko mana umukobwa wacu mu rusengero niyo mukobwa mwiza urimo none undebere agiye mu bisilamu kuki abakobwa babibishije nka abayumva umwisilamu yamugeza ku ki irahenahena nibyo yumva ashaka ndebe akazima kose karimo kabaye igicucu gusa ubu ndakora ikimana yanjye isi umva pupu ndagukunda nawe urabizi no kuba njya mwari rusengero ni ukubera wowe none uragiye rwose ntabwo ari byo reka njye kubibwiraho pasiteri wenda yamuhana ubwo ari pasiteri adukuriye isi pupu urananiye reka mbibwire pasiteri nta kibazo ndebe ibyo ibintu amfasha ntakundi ariko cyane muzite muyabo sawa pasiteri uraho ndaha amakuru ni meza ni meza nose ko tugendere mu gitondo bimeze pasiteri rero naraye rwanambi murabizi hano mu rusengero mwese gushatse kuvuga iki ndi umukozi w'Imana kuri urusengero narakuvunikiye umukozi w'Imana ntabwo nenera kugira diakoni nende kubyigaho none se byagenze ute ko nzi kuri umukorari ko nzi kuririmba ibikorwa byose ndabyitabira uko byakagenze none se waguye n'ibibazo byagenze ute pasiteri nawe wagubyumvishe ngaho twumve nimba turashakira pasiteri se ntabwo nabikubwira nabwo ukanyumvira ubusa ko aricyo kibazo mfite yanjye ntacyo njya numvira ubusa rwose pasiteri rero nkareba urabona ko nabyirukanye hano na pupu ntiwanzanye mu rusengero wa mukobwa ujya wantona ndamuzi uriya dirijante ndamuzi ugira ngo ejo udusezere dutahe ntabwo wabonye rwa rw'isilamu rwari ruri hariya ntabwo wari ubonye umwe waje dusuhuza umwe waje wizanisha zanja ziwe ngo ari kudusuhuza uriya ibintu namusuje yaramuzinze ntabwo mbizi murabizi ko uriya muntu twakundanaga rwose byagenze gute kandi byagenze umwisilamu na pasiteri uri mwana umwisilamu njyanye umwana ubu ngubu wahamagara wa mukobwa twahuye da
nabonye yanavamo umusilamu mwiza kamuhamagare. Alo, amakuru yawe? Ya gahunda se twari twahanye urayibuka? N'uyu munsi wari wabyibagiwe? Vayo rwose ndagutegereje. Vayo. Sawa, ubwo uragera ryari? Nko mu minota 30. Nta kibazo rwose. Tebu. Uraje? Ndaje. Mwana ishimwe. Ihimbaza. Wubahiriza igihe rwose. Ngomba kucyubahiriza. Rero nkuko nakubwiye, ndashaka kuganiriza Ubuyisilamu. Ushaka kunganiriza Ubuyisilamu. Kariya gahungu nabonye kariya kagutereta ariko urabona ari type yawe kweli? Wapi? Ntabwo ari type Ntabwo ari yawe. type. Bityo rero Ubuyisilamu ni bwiza, uramutse unabujemo wenda ngewe urabizi ni shehe umusigiti hari ubujemo nawe kuganiriza neza kandi ariko urabona wambaye ukikwiza ukanambara agatambaro utamera neza. Namera neza kandi mu by'ukuri hari n'igihe byacamo nkavuga ijambo nyine. byaba byiza. Naho kariya se nabonye wapi? Kariya k'utugofero kubwenda bugize. urabona cyari cyakakugezaho. Reka ntacyo kangeza. Ubwo rero tubyemeranyeho, reka duhane umunsi uzaze noneho tuganire birambuye tudahagaze mu nzira. Ubu baba barimo kutubona bose barimo kureba bitaboneka neza, ariko nuza mu rugo tukicara tukaganira birambuye nzashimishwa no kubona ugarutse. Nzagaruka. Sibyo? Kandi Imana ikurinde tuzasubire. Reka tugende umbwira uburyo byagenze uko byatangiye. Byagenze utese ko bitagaruka. Ngira ndi kuguherekeza. Ndakubwiye igihe twahuye duye na wabitunye ko turari wa musiramu y'ibyo yizanye. Narakubwiye twahuriye hariya ariko nawe urabyibuka. Pasiteri omba musiramu karazi siko gabona muri yajipo. Musi wa mukobwa disi ndiko bona yambaye imyenda yakore so ndi wambara. Narakubwiye do ngura ibiganiro hari ndimo gukomeza twazamukana inzira n'imwe tugatandukanira hariya haruguru. Nagende nta kibazo. Bazongere ubwo bari kubareba. Reka twishe hano tubago gitondo. Reka twishe. Pastor Ruche. None se Pastor Ruche ndanumye. mana yanje mana yanje nsenga mana kwa muko kuna herutse uri umuririmbyi usenga nani so nagira koko urana buryo yifashe uyu muntu muziranye gute yahereye Ni mukunzi wanjye. ni umukunzi wawe Pastor kuko nakumvishije mvuga ari umukunzi wese nabisubire mu nabo wowe wazaga undegera ngo umukunzi wawe yagiye nimba ari umukunzi we umukobwa amarangamutima yamujyana ashaka nanjye umugore wanjye agiye nabakirwa n'ikanga kuko ntabwo yabashaka. Pastor kunayo burino oya ntabwo buri mubazirikiyeho hari icyo ashaka. mubaze ngarakomeje arakomeje tukomejera Ngenda komeza. arakomeza amarangamutima yamujyana ashaka none Pastor nawe urande cyane umukobwa amadini yarara papa